Nguhaye ikaze mu kiganiro aya ni amakuru agezweho uba udakwiriye gucikwa. Nimba warakanze subscribe kuri iyi channel warakoze cyane kuko ni wowe wa mbere uzajya ubona amakuru agezweho. Nawe nimba udasobanukiye ibya subscribe ni ugukanda kuri ako kajambo k'iburyo maze ukajya ubona inkuru zacu nshyashya zigezweho kandi zizewe. Iyi channel ni Kamatoki TV, niyo channel itangaza amakuru agezweho mbere y'izindi channel zose. Kanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro, inkuru, filime n'ibindi byinshi cyane bica kuri iyi channel. Ndi Bosco Nsabimana mugiye kubana muri iki kiganiro cy'ubusesenguzi bw'urukundo bwa Eazy ndetse n'uwo bita Vestine. Nyuma y'igihe gitoya cyane Vestine akoresheje anniversaire, ni ukuvuga hashize iminsi mikeya cyane habaye anniversaire yahuje Vestine na Dorcas, Irene n'abandi bahanzi. Nyuma y'ibyo byose byabaye, uyu Vestine yaje gupfukamirwa n'umusore bita Eazy, umusore wamamaye cyane ku ndirimbo ze nyinshi cyane yagiye akora, harimo Rara, Edeni, Inana n'izindi nyinshi cyane yagiye akora zigatwika. Muri iyi minsi indirimbo Jugumira yakoranye na Kevin Kade ndetse n'uwo bita Philipita, abo bombi bakoze indirimbo ikora hit. Nyuma y'iyi ndirimbo akandi gashya kongeye kuvuka ni ukubona umuhanzi Eazy ari gusaba urukundo uwo bita Vestine. Uretse ko uyu mwana akiri mutoya akaba anakiri kwiga amashuri, ntago byemewe yuko yashinga urugo bitewe n'imyaka afite. Igitangaje ni ukuntu abasore bakomeza kwiruka kuri uyu mukobwa. Aba bana bombi ibigaragarira amaso koko bose ni beza. Ibi ngibi bituma abantu bose bibashobera bakibaza uzashaka umwe muri aba bana. Hari amakuru yigeze gucicikanwa yuko bano bana bashobora kuba bahohoterwa na bano babakorera indirimbo. Irene icyo gihe byamutanyije n'aba bana Vestine na Dorcas, ndetse aba bana babanza gushwana cyane banga gukorerwa na Irene. Nyuma y'igihe gitoya umubyeyi wabo yatangiye kurega uyu Irene. Byamaze igihe kinini cyane bivugwa, maze Irene ashwana n'uyu mubyeyi, ariko nyuma baza kwiyunga. Uyu mubyeyi yaburanaga avuga yuko aba bana bakwiriye kubakorera channel yabo ikazajya inyuraho indirimbo, ndetse n'amafaranga yinjira kuri aba bana akajya ahita kuri bano bana atabanje kunyura kuri Irene. Uyu Irene yaretse gufasha bano bana. Nyuma y'igihe gitoya abana babona ni impinduka nyinshi, babona ko kwirihirira amashuri bitazongera gukunda, basubirana na Irene. Ibi ngibi muri icyo gihe byakekaga yuko ngo uyu mugabo cyangwa se uyu musore bita Irene gashobora kuba ahohotera buno bwana. Byaje kugenzurwa habura ibimenyetso bimuhama yuko yaba yarabikoze. Uyu ni Eazy ari gusaba urukundo Vestine. Hano yaramuporopoje ndetse yari yazanye impeta, atangira kumuririmbira no kumubwira amagambo meza y'urukundo mu rwego rwo kugira ngo yemere ko babana. Uyu mukobwa sinzi impamvu aba basore cyangwa se bano bahanzi batabona yuko akiri mutoya, ahubwo bakibanda kumusaba ibijyanye no gushinga urugo. Aba bana uretse ko ari abaswa mu ishuri babona amanota makeya, ibi ngibi byo bizwi na bose yuko ibijyanye n'amashuri byo rwose bibatsinda cyane, aribo bantu babona amanota makeya rwose ku ishuri. Ibi ngibi nta muntu utabizi. Ubanza ari byo bishobora kuba bitera bano basore rero kuba babasaba urukundo no kubana. Nyine kubera kumva yuko amashuri yabananiye, bashobora kuba biyumvisha yuko nyine ibi by'amashuri babicikiriza maze bakishingira umuryango. Eazy yasabye urukundo Vestine, abantu bose bateranye bari kubireba. Inshuti za Vestine nazo zari zihari. Uwo munsi bari bazanye na Vestine. Vestine yarebye Eazy ari kumusaba urukundo no kumwambika impeta. Amaze kumureba ibi ngibi bimwanga mu nda, Vestine ahindukiza amaso areba inshuti ze zari zihagaze inyuma yiwe, arazireba zimucira isiri ngo abyange. Izi nshuti zamubwiye ko agomba kubyanga cyane yuko ngo agifite imyaka myinshi yo kurya ubuzima, kandi ngo aramutse agiye bitaba bigikunze cyane yuko ngo bavuga yuko na kariyeri ye yahita izima. Abandi bati bitewe na kariyeri Eazy afite, uramutse ubanye nawe wakwamamara kurushaho. Ibi byombi umubyeyi wa Vestine ntabyo abazi ko abana bagiye mu bijyanye no guhanga indirimbo cyangwa se mu bindi bintu nyine bya business nk'ibisanzwe. Vestine bamuciriye isiri arabyanga, yanga kwambika impeta n'uwo bita Eazy. Uyu mugabo mubona urimo hagati wambaye ikoti ry'umweru niwe bita Irene. Ni Irene Murindahabi, niwe ufasha bano bana gusohora indirimbo zabo, ni nawo batera inkunga. Uyu munsi rero mubona ni uko bari bambaye imyeru, bose bari babyambariye, bari babizi, bazi ko bagiye kuvuka ikirori, ariko birangira Vestine yangiye Eazy neza neza amwima urukundo. Benshi baratangara.
kubyara. Inshuti ze zarishimye cyane kandi ziraserebura. Kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro.